solar eclipse. Solar eclipse. Solar eclipse. Mana nziza, Mana yacu, Mana ikomeye kandi icyubahiro cyinshi, tugushyize hejuru muri iki gitondo. Kozo ni icyubahiro data n'ibibi byawe, kuko watubereye umutabazi, uraturinda turaramuka. Gushimiye ko waturinze rero data nuhimbazwe. Aya masaha ya tugiye kuganira amagambo yawe, nyemera data buja wururuke kubana natwe. Nyemera data nyiringabo nabari nje, ahubwo izina ryawe data rihabwe icyubahiro kuko uri Uwiteka. Nyemera data amagambo tugiye kuganira abe ayungura ubugingo kandi abutunga, kuko ijambo ryarambwiye ngo umuntu nagatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa kawe data. Dushyigikire kubw'ijambo ryawe kandi uturengere ribe iry'inkoramutima, ribe irihindura kandi risenya rikanubaka, kuko uri inshuti nziza. Bana natwe uturengere mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Amazina yanjye banyita Rwankuba Hasani, aba ndi umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru. Izina ryanjye niri gutangaze, nari wari ku busindi we, sinyere umusiramu, ahubwo ubu ndi umukristo ujya mu ijuru. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Shimye Yesu rero kubw'iki gitondo cyiza aduhaye, gitondo cy'umugisha. Nagiye nkora research nsanga statistics zivuga ko ku munota apfa abantu 105, ariko twe turacyarinzwe kuko Imana yashimye ko tuba tukirinzwe koko. Imana rero nihabwe icyubahiro. Turaganira amagambo dusanga muri Ezira ibice 10 umurongo wa 7, handitse ngo hanyuma bamamaza i Buyuda na Yerusalemu ngo abavukiye mu bunyage bakabuvamo bateranire Yerusalemu. Turongera tuganira amagambo dusanga muri Yosuwa ibice 6 umurongo wa 16, handi banditse ngo bagejeje ku nshuro ya 7 abatambyi bakivuza amahembe, Yesu abwira abantu ati nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka bahaye umudugudu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo rero ni amagambo nahaye umutwe uvuga ngo tunganira Imana nayo gutunganyiriza inzira. Muri iyi si turimo turi abantu b'abagenzi, uko byagenda kose, wabyirengagiza utabyirengagiza, turi mu rugendo. Yesu yigeze yabwira abigishwa, barababwira ngo hariho inzira ebyiri nyabagendwa, bivuze ngo buri nzira yose ifite abantu bayijyamo. Aravuga ngo hari inzira ngari cyane inyuramo abantu benshi, ngo kandi iyo nzira ijya mu irimbukiro. Ngo hari n'indi nzira ntoya, ariko iyo nzira y'abayicamo ni bakeya, ariko igera ku bugingo buhoraho. Imana itugirire neza cyane. Bivuze iki? Bivuze yuko ushobora kuba uri mu munezero ariko uri mu nzira ijya kukurimbuka. Bivuze yuko ushobora kuba uri mu mubabaro ariko uri mu nzira ijya kurimbuka, kuko iyi nzira ntoya niyo ijyamo abantu bajya mu ijuru. Iyi nzira rero ntoya niyo abantu bemeye bakizera banyuramo kugira ngo bagere mu bugingo buhoraho. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo Yesu ni umaza wenyine, ngo kuko ubugingo n'umunezero bibonerwa muri we. Ageze hasi avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo najyaga kwiriba ngo ry'iyi si, ngo namara mba ngiye kuvoma ngo amazi akahita akama. Bivuze ngo yabaga agiye gufatisha, yumva agiye kuryoherwa n'ubuzima burimo, ariko kuko nta mahoro y'isi akongera akagubwa nabi. Imana tugirire neza. Ariko ijambo ryarambwiye ngo amahoro Yesu atanga, ngo taforestai, ngo amahoro Yesu atanga, ngo aya ngaya ngo ntago ari y'abisi batanga. Ngo aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye. Umuririmbyi abirimba neza aravuga ngo amahoro atanga Yesu ngo atemba nk'uruzi, ngo kandi abisi nibayazi. Imana itugirire neza cyane. Aya ni amagambo rero twasomye muri Yosuwa atubwira ukuntu bari bageze kuri Yeriko, ariko iyi Yeriko bari bageze hari ahantu hakomeye. Mbanje kugaruka inyuma gatoya, aba ni Abisirayeli barimo bava muri Egiputa. Bavuye muri Egiputa bo bumva yuko nyine batabawe, bumva ko urugendo bata
batangiye nta ntambara bazahuramo. Mubwire ngo kuba warakijijwe n'ibikuraho intambara, ahubwo kuba warakijije bitangira intambara, kuko Pawulo aravuze ngo twe turi abasirikare ngo bogejwe mu maraso. Imana tugirire neza cyane. Ngo nuko rero uyu Yosuwa ngo batangire urugendo, arutangira nawe abona ari Mose umuyoboye, kuko uyu Mose Imana yaramutoranyije avuga ngo Mose uzakura ubwoko bwanjye muri Egiputa. Ngo bagendana na Yosuwa abona ukuntu Mose Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Imana yagiriye neza Abisirayeli kugeza aho yafashe inyanja icamo kabiri, ibahereza inyama mu butayu, irangije bakora ibimenyetso bikomeye. Hageze igihe rero biba ngombwa yuko Mose ava mu mubiri. Imana tugirire neza. Nyemera ujye ugira umuntu wikomezaho kugira ngo nanagenda usigara nicyo yari afite cyiza, kuko mu Baroma haranditse ngo twe gutsindisha ikibi, ngo twe gutsindisha ikibi kiba, ahubwo ikibi tugitsindisha icyiza. Bivuze ngo uyu mugabo Yosuwa yari yarabonye imbuto nziza kuri Mose. Haleluya. Imana tugire neza cyane. Yari yarabonye ukuntu Mose yihangana mu mibabaro y'Abisirayeli bamutezaga, nawe arangije amwikomezaho cyane. Ngo amwikomezeho rero uyu Mose ava mu mubiri. Amare kuva mu mubiri, Abisirayeli batangira kureba Yosuwa, batangira kwibaza icyo ari buze gukora, kuko bumvaga kuko bigenda kose uwo yarakurikiye yarasebye, yarapfuye. Amajije gupfa yumva ko nyine usigaye yasebye, niko Abisirayeli bamubonaga. Mu bimere gutyo Imana bimanukiye Yosuwa. Mubwire ngo uko abantu bashaka kumera si kuzamera, ahubwo uzamera uko Imana ishaka kumera. Ngo batangire kureba Yosuwa, Imana iramanuka iramubwira, tumva yewe Yosuwa we, nguko nabanaga na Mose. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo niko nzajya mbana nawe. Ngo wowe icyo ngusaba ngo ntuzateshuke iburyo cyangwa ibumoso, ngo ujye ugendera amategeko ya Mose nk'uko yayakumenyesheje. Ubu dufite ikibazo cy'abantu bakorera Imana ariko bamajije gutana ibumoso. Dufite ikibazo cy'abantu bakorera Uwiteka bakavuga izina rye ariko imirimo yabo ikabihakana. Nigeze nakumva inkuru mu minsi ishize y'umupasiteri wari urimo abwiriza mu rusengero, arimo abwiriza ngo indayibije kumwishyuza, iza kumwishyuza ivuga ngo umaze iminsi utari mugira gute, utarimo uza kunyishyura amafaranga ufitemo n'ideni. Imana tugirire neza cyane. Birababaje kubona wiyita umukozi w'Imana, ugahanura mu izina ry'Imana, ukavuga indimi mu izina ry'Imana, ugakora n'ibitangaza ariko imirimo yawe ukanyuranya nabyo. Icyo ni ikintu kibabaje cyane. Ngiyi ndaya rero yishuje pasiteri n'abakristo babibonye baravuga ngo uyu muntu ni umwesikoro, baramukubita baramusohora, bamusohora mu rusengero bamukubita cyane. Bivuze ngo ibyo ukora niba ukorera Imana ubeshya, byange bikunde izagushyira ku mugaragaro, kuko Imana yacu itajya ibeshya kandi itajya ibeshwa. Kuko wabeshya umuntu ukamwereka imirimo myiza wiyoberanya, ariko Imana ni wabikora, kuko Imana ireba mu mutima. Ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ngo byose bigaragara nk'ibihishuwe. Ngo nuko rero uyu Yosuwa batangira kumuhanga amaso, nawe amenye ijambo Imana imubwira ryo kudateshuka. Ngo bakomeze urugendo gato babageze ku Yorodani. Ngo bagere ku Yorodani, Imana amubwira ati hagarare we Yosuwa, kubera uyu munsi ngo ngiye kugukuza mu maso y'Abisirayeli. Icyama Imana ikagukuza mu bantu barimo bakubona ukundi kuntu. Hari abantu abandi babareba bakavuga turi yuko biri kose nta byiza bimubereye, ariko wikiheba, Imana yakuremye igufitiye umugambi. Nasomye ijambo rirambwira Yobu ibice 42 haravuga ngo nzi yuko ushobora byose, ngo kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Nubwo uri musonzi uyu munsi, ihangane, Imana izakugirira neza. Wowe komeza kugakiza wamenye, komeza ku mugabo wamenye, umwikomezeho. Muririmbyi w'154 mu gushimisha wararembye aravuga ngo yanyemeye nk'inshuti ye, ngo nanjye nzavuga wose izina rye. Kuba inshuti na Yesu nawe bihuriye kuba inshuti n'abakomeye, kuko uyu Yesu afite byose. Niwe mutunzi uruta abandi batunze, niwe mutunzi utameze nk'abisi, kuko we yamajije kugwa nagaza garuka kubwira ngo naraguhaye, aza ahubwo avuga ngo ndacyaguha, kuko ari umubyeyi.
birababaje rero kubona abantu biruka muri ino si cyane bagashakisha ubutunzi ariko batazi ibanga, kuko imibare ivuga yuko miliyoni 264 mu isi ziba zirwaye indwara y'agahinda, ngo miliyoni 14 iyi niyo ndwara yica abantu benshi, indwara y'umutima. Rero bivuze iki? Iyo umuntu adafite Yesu ngo amutere ibyiringiro aba arimo arasatira nawe kujya muri abo bantu, kuko ibyiringiro byacu ntabwo biva mu isi, ahubwo ibyiringiro byacu biva ku musaraba, biva kuri Kristo watwitangiye. Ngo nuko rero uyu mugabo Yosuwa ngo Imana yamubwiye ati ndatangira kugukuza. Imana itugirire neza cyane. Imana yamubwiye ati ndagukuza nubwo bega ndi bugukurize mu Bisirayeli. Ngo rero ngo muri uko kwezi, igihe ukwezi kwari kugeze uko Bibiliya tubwira, Yorodani yabaga yuzuye. Mbabwira yuko uyu Mose akiriho w'Imana yaramubajije ngo wowe ufite iki? Mose aravuga ngo mfite inkoni. Imana ikoresha inkoni, ariko kuri Yosuwa Imana ntabwo yakeneye ko agira inkoni, ahubwo we yafashe ibirenge by'ibishyiramo ubutware, ifata amaboko yashyiramo ubutware. Ubugemo Yosuwa yari ubutware ubwe, bivuze ngo hari igihe wakubanjirije atakora ibintu uko bikwiriye, wowe ukaza ubikora uko bikwiriye 100%, cyangwa akaba yarakoze ibikwiriye ariko ukaza ubikora kurusha uko yabikoze, kuko Imana ihamagara uburyo butandukanye. Ngo uyu mugabo rero ngo Imana ngigwisha imvura ngo Yorodani iruzura cyane, ngo arangije ngo batere intambwe. Imana yavuga ati mugende none mwambuke Yorodani. Ngo batere intambwe barikoze ibirenge muri Yorodani biratandukanye. Imana itugirire neza. Itandukane Abisirayeli batangira kubona koko ko Imana iri kumwe na Yosuwa. Erega Imana izakora ikintu cyangwa izakora ikintu gituma abantu bamenya kuri kumwe n'Imana. Inshuti za Yobu zigeze zamureba, zibona ukuntu yahindanye, zibona ukuntu aguwe nabi mu biharimo, ziravuga ati uko biri kose uyu Yobu ntago ari ibindi gusa ahubwo n'ibyaha yakoraga, nyamara uyu Yobu yarakiranukaga. Zirangije ziramubwira ngo mbese kubaha Imana kwawe siko gutumye ukomera, ngo inzira zawe zigororotse sizo zigutera ibyiringiro. Arangije Yobu baramuririra, ngo bamaze iminsi 7 bamuririra bavuga ati uyu mugabo ahuye n'ibihe bibazo. Imana itugirire neza cyane. Ngo uyu rero Yosuwa ngo amare kwambuka Abisirayeli batangira kubona ko ari kumwe n'Imana. Nawe Imana igukorera ikintu gitandukanye amateka yawe, habeho igihe cyo kwinjiraho. Kangubwira aka kantu, igihe cyahise ni cya Satani wababara abantu amajije kwisasira, igihe turimo ni icyacu kuko twebwe tushinzwe aha tutazi imbere, ariko igihe cyejo ni icy'Imana. Umuntu rero ajye yirinda guca imanza avuga ngo uyu muntu bizagenda uko, kuko Imana yamuhisha hazaza. Imana itugirire neza. Imana adusha hazaza. Ana yigeze yasenga aravuga ngo wari umushonja aradamaraye, ngo kandi ngo wari umwami baraca incuro, wari umukunga araca incuro. Kubera iki? Kuko ari Imana ihinduranya ibihe. Rero nawe komera kuri Yesu kuko Imana igihinduranya ibihe. Ngo nuko rero uyu mugabo Yosuwa ngo yicuma imbere gato ngo bahuye na Yeriko. Imana itugirire neza cyane. Ngo bahure na Yeriko, uyu mugabo Yosuwa ngo yitandukanya n'Abisirayeli ho gato ngo yigira imbere. Ahari yari yibaje se iyi Yeriko yo biragenda bite? Ahari yiribwiye se uru rugamba rwo kumbona rukomeye kurusha urwo tuvuyemo, kuko yarazi neza umutima w'Abisirayeli wo bavanye muri Egiputa. Yarazi neza yuko Abisirayeli bagize akantu gato kababitotomba. Mu gihe arimo yibaza ibyo yibwira ati ngiye ko nateshutse, ko nigeze mva kuwiteka, ese nibiki Yeriko biragenda gute? Imana yohereza marayika. Imana itugirire neza cyane. Muri iyi minsi Imana iguhe marayika wayo aze kukurwanirira ingabo, aze kukurwanirira urugamba utabasha kwirwanirira. Ngo marayika manuke ngo Yosuwa murebe, aramubwira ati ese uri mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu? Ngo uyu marayika aramusubiza ati oya, ndi mu banyu kuko ngo njyewe nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Marayika arangije amubwira ati kwetura inkweto zawe kuko uhagaze arahera. Imana itugire neza cyane. Hari ibintu ugomba gusingira ari uko wavuye mu byaha, byange bikunde uko byagenda kose umugisha w'Imana iyo watoranyijwe ugomba kubona ari ikintu bitandukanyije nacyo, kuko Imana ni igikorera mu byaha. Ijambo ryarambwiye ngo abera ndibo mfura Uwiteka yishimira. Nyemera rero nawe ufate intambwe imwe uve mu byaha, ahubwo ujye mu bugingo buhoraho, aho niho uzasanga umugisha wawe. Nkubwije ukuri 99% abantu batuye isi aba
abantu baba babayeho abadakijijwe nibo mvuga baba babayeho ubuzima butandukanye n'ubwo Imana ibatekerezaho. Ushobora kwireba ukibwira ko uzaba umucuruzi wenda w'akarere, ariko Imana yakureba ikavuga tuzaba umucuruzi w'igihugu, kubera yuko utayimenye rero ikabona ko nawe utayubaha, ikabona n'ibyo yaguhaye wabyahisha gukora ibyaha, ikatuma rero ikuvunguraho duke ku byo ari kuzaguha. Imana itugire neza cyane. Mu Yosuwa rero amaze gukwetura inkweto, amaze kwiyeza neza kwitunganya, marayika aramubwira ati muzazenguruke Yeriko inshuro 7 mucecetse, ariko ku munsi wa 7 muzavuza induru, muvuza amahembe, mugire gute, kuko Imana izabibahaye Yeriko. Nawe rwana intambara bucece. Ntago ari ngombwa niba umugabo akumere nabi ujya gusakuza mu baturanyi, ntago ari ngombwa niba inzara ikwisha ujya gusabiriza. Rwana intambara bucece kuko Yesu ari kumwe nawe. Rwana intambara bucece. Nasomye ijambo rambwira ngo nyamara sinjye uri, ahubwo ni Kristo uri muri nge. Buriya nzara ibikwica birimo irica na Yesu, buriya burwayi babukuzonga burimo buzonga na Yesu, kuko yita kuri twe akamenya amaganya yacu. Yaravuze ngo nitumwikoreze amaganya yacu, ngo kuko ari umugwaneza. Aravuga ngo nituze tumwikoreze imitwaro yacu. Ahageze hasi aravuga ngo umutwaro wanjye nuremere, ngo kuko ndi umugwaneza mu mutima. Bivuze iki? Wowe iyo wegereye Yesu ukamuha umutwaro wawe ugenda uruhutse. Ariko ikibabaje abarokore muri ino minsi tugendana imitwaro kandi twararuhuwe. Nyemera utere intambwe uve mu bubata. Umwanzi ukubwira ngo urapfuye, uwo mwirengagize mubwire kubayeho. Umwanzi ukubwira ngo biracitse mubwire ko mu ijuru babidoda, kubera yuko Imana ibana natwe umunsi ku wundi. Imana tugire neza. Ngo Yesu marayika amaje kumubwira aya magambo asubizwamo imbaraga, nawe yegera Abisirayeli arababwira ati mwa Bisirayeli mwe, ubu rero tugiye gutera kuri Yeriko. Nubwo mubona bimeze uko, Imana yacu ifite ukuntu irwana intambara bitandukanye. Muri umuhanga ni wavuze ngo inzira z'Imana zirenze imyenge ya supaneti. Nabo bari bazi yuko ari ukundi biri bugende, bari bazi yuko hari Imana iri watere gusinda bagafungura umuryango w'umudugudu, ariko hari ukundi kuntu Imana iri burwane intambara yawe. Wowe tumbira umusaraba gusa, hari uko Yesu ari burwane intambara. Imana itugirire neza. Ngo nuko rero ngo uyu mugabo atangira gutoza abantu, avuga ati muze dutangire tuzenguruke. Bazenguruka inshuro ya mbere, bazenguruka iya kabiri. Ahari bamwe barimo bibwira ati se biragenda bite, ahari abandi barimo bavuga ati se ko tubona kuri urugendo ibi bintu turimo dukora bidafite imibare. Hari abantu bazana ubwenge mu bintu by'Imana, nyamara ubwenge ntabwo bujya bugera mu bintu by'Imana, kuko Imana ariyo soko y'ubwenge. Abahanga bakora byose, ariko intambara z'Imana izirwana mu buryo bw'umwuka, ntabwo izirwana mu buryo bw'umubiri. Ndetse irwanira mu mwuka bigatunguka mu mubiri, ariko sindabona umuntu w'isi warwanye mu mubiri ngo ageze mu mwuka, kuko ibyo ntibishoboka. Imana rero irihagije kandi iri hejuru. Ngo barazenguruka, ngo bageze ku nshuro ya 7, ngo nuko Yesu aravuga ngo nimutere amajwi hejuru, kuko Imana itugabije Yeriko. Ngo batere amajwi hejuru, iyi Yeriko irariduka. Ngo buri muntu wese ngo yinjira abona ibyiwe, yinjira aho yarari. Nawe nyemera winjire mu irembo ry'umugisha wawe. Niba wari uhagaze mu bushomeri, injira mu irembo ry'akazi. Niba wari uhagaze mu burwayi, injira mu irembo ryo gukira. Niba wari uhagaze mu bukode, injira mu irembo ryo gutunga ibyawe. Niba wari uhagaze mu irembo ry'ibyaha, injira mu irembo ry'ubugingo. Niba wari uhagaze mu bubata, va mu bubata ugere imbere ubu wabatuwe kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ngo barangije baranezerwa cyane, babona ko ari Imana igira neza. Ijambo twavugaga ryavuga ngo tunganira Imana nayo izagutunganyiriza inzira. Twasomye andi magambo ngo bamamaza mu Buyuda bose, baravuga ngo muze abantu bose bahurire i Yerusalemu. Kubera yuko impamvu y'ibi bintu nuko Yeremiya igeze ahantu arababwira ati muzajya mu bunyage. Abantu nibabyumva, ngo barangije bagere mu bunyage, bo bibwira ko ari igihe gitoya. Ngo Imana irongera ababwira ati ahubwo mwiyubakira amazu muturize mu bunyage, kuko ahantu muzahamara imyaka 70. Ariko ngo Yesaya kera akaba yarahanuye iby'umugaragu w'Imana witwa Kuro. Aravuga ngo ati yewe Kuro we, ngo nzakugenda imbere ngo hataringane maringanize. Uyu rero Kuro yari we wari kuzaba umucunguzi w'Abisirayeli mu gihe bari mu bunyage. Ubu bunyage babugiyemo babumaramo igihe. Ngo aba bantu batangira rero gutekereza iwabo, batangira kumva neza bakumbuye iwabo. Kubw'umugambi w'Imana igihe gishize, Imana ikoresha Kuro. Aravuga ati igihe kirageze mujye kubakira Imana yanyu urusengero, kuko uyu Kuro yari yaravuzweho n'Imana.
reka nkubwire ijambo iringira. Buriya mu buzima tubamo ikintu cyose ufite ikitari umugisha ni igipimo. Ikitari umugisha ni igipimo. Niba ufite imodoka yawe, niba atari umugisha w'Imana, ni igipimo kikuriho. Kuko nuca ku muntu urwaye ukagenda ukamurenga, icyo gihe Imana izakubaza impamvu warenze uwo muntu kandi yaraguhaye iyo modoka, uzaba utsinzwe. Kandi niba Imana ikubwira ngo nkorera, wowe ukajya mu bindi, aho ngaho buri muratsindwa cyane. Ikintu cy'umugisha umuntu agira cyose kiva ku Uwiteka akagikoresha ibyungura itorero n'Imana, kuko buri Imana yungukira mu mirimo dukora. Imana itugire neza. Ngo rero ngo bagere mu bunyage, ngo ibihe bibabera bibi cyane, bakora uburetwa kuko bari barasuzuguye amategeko y'Imana. Ngo hagera igihe rero uyu mugabo Kuro ababwira ijambo ryo kubahumuriza, babwira ati nimutahe musubire iwanyu. Ngo rero bamwe batahe abandi bagumayo gato, ngo batahe bajye kubaka. Ngo bumva noneho umwami atumayo uwo bita Ezira. Ngo yagereyo asanga abantu ngo bashatse abanyamahanga. Imana itugire neza. Hari abantu basubije Imana igiye kuzagarura ku karago, kuko bagezeyo bibagirwa Imana, bagezeho bamera nkaho batigeze bamenya Imana. Ariko icyo kikaba gituma inshuti yanjye Yesu igiye kongera kubagarura, kuko kubahombaho byaba ari bibi, ahubwo Imana ibagarure ku karago. Imana tugirire neza. Ngo bagereyo rero, ngo aba bagabo batangira gushaka abandi bagore b'abanyamahanga. Imana yarabibabujije, batangira gukora ibizira kuko bari bageze mu bihe byiza, bari bongeye guhembuka. Ngo Ezira bibone, yumva agahinda karamwishe, ngo yegera urusengero, ngo aca bugufi, ngasenga Imana arira cyane, ngashishimura imyambaro ye, ngo yatura ibyaha by'ubwoko bwe, kuko yarabonaga ko neza ubwoko bwe bushayishije. Ngo akomeze kwatura. Abisirayeli nabo bamenye iyo nkuru. Imana niba arabakoze mu mutima simbizi, niba barisuzumye, ariko nzi neza yuko ari ntacyo tubasha gukora tutabifashijwemo n'umwami wacu. Ngo barangije bisuzumye, ngo baraza begera Ezira, baravuga ati twakoze ibyaha, ngo reka tugarukira, ahubwo ufite umugore w'umunyamahanga musende, twongere tugarukire Imana yacu neza. Niho bahise bafata umwanzuro, baravuga ati katwamamaze. Bivuze iki? Niba warageze muri Kanani yawe ugatangira gusuzugura Imana, nyemera ugarukiraho kugira ngo Imana itazakunyaga, kuko Imana ari urukundo, ari igiye guteza ubukene kugira ngo ukomeze kuyibaho. Wabone igusubije ukadamara, ikongera kugarura cya kintu gituma usenga. Nyemera usenge ikigusengesha kitaraza. Imana itugirire neza cyane. Ngo nuko rero ngo aba bagabo barisuzuma. Ijambo twasomye ngo bamamaza mu Buyuda, bahamagara abantu bose ati nimuze twongere tugarukire Uwiteka. Ijambo ryarambwiye ngo mu maganya ya Yeremiya, ngo ibi twirukankana bituguye ku majosi, ngo nidufite n'akito ko kuruhuka. Ahari wabonye akazi ariko ufite ikibazo kindi, kuko ibibazo bidashira, kuko ibibazo bihorana n'umuntu, ariko amahirwe tugira dufite uduhumuriza mu makuba yacu, dufite uduhumuriza, dufite utubwira ngo mwihangane, kuko ibihe bikomeye. Ahari wahuye n'abakozi b'Imana bakugirira nabi, uzi ko ari abakozi b'Imana, ko sinabita abakozi b'Imana, ariko nyemera urushake Yesu wawe ku giti cyawe, ongera wivomera amazi ku giti cyawe, kuko Imana yacu igira neza cyane. Ngo nuko rero ngo aba bagabo kuko babona ko bakosheje, ngo barisuzuma, ngo baza kunihira Imana, baza kwinginga, baravuga ati tweka durimbura ikizira kiri muri twe, katwikureho aba bagore, katwikureho ubusambanyi, katwikureho kukwiba, katwikureho kukugambana, katwikureho y'amacakubiri, katwikureho iki n'iki n'iki. Ngo bamare kwisuzuma bagarukira Imana. Ijambo rirambwira nanone mu maganya ya Yeremiya ngo kuko Imana itazababaza umuntu wayiteka. Mose asenze aravuga ngo iminsi yacu ngo yo kubaho, ngo iminsi yacu tuyimara nko gusuza umutima. Muri Zaburi ya 90 ageze hasi aravuga ngo iminsi yacu ni 70, ngo twagira intege tukagira 80, ngariko ibyirato byayo ni imiroho. Ahari ayo mafaranga uri murunda ntacyo azakumarira, ahari ubwo butunzi urimo ushakisha wabuze kugoheka ntacyo bizakumarira, ahari izo nzaratsi ntacyo zizakumarira, ariko nugarukira umwami Yesu Kristo azakubohora kugirire neza. Jambo ryarambwiye ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi bizaza ari nyongera. Wikicira inzira mwene data, ahubwo komera
komera ku isezerano, komera ku cyo Imana yakuvuzeho, komera ku musaraba, kuko uyu musaraba ari wo bendera ryacu, nibwo butsinzi dufite. Kandi nzi neza yuko Imana tazababaza abantu bayiteka, ntabwo izatubabaza, ahubwo idutunganya kugira ngo umunsi tuzagera mu munezero tuzishime twitere hejuru. Ijambo ryarambwiye ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe ngo bizane inyungu nyinshi. Ahari impamvu kiri mu bigeragezo ni ukugira ngo Imana igutoze kunyurwa, kuko iyo umuntu yanyuzwe naho yaba burayashima Imana, naho yaba arwayashima Imana. Imana rero itugirire neza. Nyemera rero twongere tugarukire Imana kubatanye. Nawe warucogoye wongere ukomere, nawe wari urwaye uvuga ngo ngewe umutima wanjye ngo mba mbona ibi bintu nazi ukuntu bimeze, uyikomeze ku musaraba. Nzi neza yuko Imana izatugirira neza. Ngaba bagabo bagarukiye Imana, Imana nabibagirira neza, kuko Imana yigeze ababwira ngo abo nahetse mukiri urusoro ngo nzarinda imvi z'uruyenzi ngo Uwiteka kibahetse. Rero Imana itugirire neza kuko ari Imana y'amahoro. Kadusenga Imana idufashe cyane, kandi iri jambo rwose ribi ubugingo bwacu. Niba wari uri mu nzira mbi uzireke, niba wakoraga Imana ujya mu byaha ubireke, kuko Imana irahana. Iyo hataza kubaho icyaha ntihari no kubaho kwihana. Nyemera rero ugarukire Imana, wongere ureme ubushuti n'Imana kugira ngo ugubwe neza. Imana rero ibahe umugisha. Kadusenge, nitumara gusenga ndaba nsoje. Imana itugire neza. Mana mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana igira neza, nyemerera databuja wongere gutegeka, ineza yawe yururuke mu mitima yacu. Herekeza aya magambo, nyemera databuja ugende ukore ku mitima yacu, kuko uri Imana nyamana. Nyemera abafite ibibazo bikemure, nyemera abatanye ubagarure mu nzira yawe. Nyemera databuja abafite ikibazo cyo gukora umurimo w'abakora ibyaha ubaha imbaraga zo kwihana rwose. Ongera usure itorero, ongera data urigarukeho cyane, kuko uri Uwiteka. Bana natwe dushyigikire, abari mu mwijima ubamurikire, kuko waravuze ngo ni wowe mucyo w'isi, kandi ngo umuntu ugenda ku manywa ntagasitara. Kura abantu mu byaha mwami wanjye, ubamurikishirize umucyo wawe rwose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha rero, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.